tuza wambaye mvugisha wowe nta mpamvugisha inda yawe kurabona uyu muti ayiwe kuritana urabona usa nande mureke love uvuye uje mu rugo rwanjye iyi niyo ndari icyo ushinzwe no gusokoza no kogosha nase nagashobora ugomba kumuhabwa kumutisha mu bantu hanze kwa mushenzi Thomas soka kujya numva avuga umugabo ngo nabyara nibyo ikindi nabigenzi ariko se ikintu benshi mugomba kumenya ni uko Imana ari itanga urubyaro ntabwo ari abantu rutanga rero wasanga ari amagambo y'abantu ko niko abishirirwa bavuga ntabwo abyara wasanga ari amagambo y'abantu cyangwa ari umunsi utaragera so ntabwo wamenya abantu se ko bavuga yabo nta kundi Hello? Ase wakagore wewe katagira ubwenge wagiye kugira ngo sige inzu ifunze ushaka kuvuga nagiye gukoresha imbasi bebe urihende kuko wasubiye nagiye muri salon yihe abatumadi ntabwo ari kure yo mu rugo aya Prince Fashion Hairstyle ako Eden ninde waguhaye uburenganzira bwo kuja muri salo ico kankubaza babarira nuko nabone gusa nimeze nabi ngaragaje ko mbagana kubuze wamukore ugira ubwenge wamushenzi zima ni ntato urasi guki wajya ureka kubwira umugore nabi kubera iki we byo birakureba ibyo birakureba icyo ushinzwe no gusokoza no kogosha nase nagashobora ugomba kumuhabwa kumutisha mu bantu hanze kwa mushenzi Thomas soka Sheri we nani sasa bebe Wicara telefone unicaye nawe to kwisanga ngo usange ibyo usanze mpaka ubisandaguze uzundakaza nkabura kumbira mupaka mpamagare 4 5 6 ese amazi y'iki gitondo no kuvuga gute amazi no kuvuga gute ukanyota sheria meza kutaniambia baba ari nari ariko sico nari nguhamagariye niambia wa mutindikazi umukene cyangwa se yitwa ingirwanyo numvise ngo yaremze imitwe amafaranga twohereje y'imiti ngo yarashize ngo akeneye yindi
ariko icyo si ikibazo, ntabwo ari ikibazo. Ngiye kuguhereza amafaranga ugenda ugahereza ako gakecuru kivuze, ariko gusa ukabwire ngo uru ni urugo rutari rw'abatindi, azamenye uko asaba n'uko adasaba, hana kumpamagara ndi umukwe, icyo agomba kukinyubahira, azaguhamagara nimba kubera kuri ingorwa nkawe aricyo gituma atakwizera akaguhamagara, ntabwo ari uko level z'ubuyobozi zimera, umuntu azaturuka hasi akazamuka. Wanyumvishe cyangwa nturanyumva? Agomba kuguhera kugira ngo bigira kunsaba. Ngiye kuguha ifaranga uzishire ka nyoko kagende kivuze, unakareba uko kameze, uzogaruke nka nyuma y'iminsi 2 cyangwa 3, ariko na mbere yo kugaruka uzontelefone, fana kuza kumwe kwanyu kw'abaturage muza gusa tukabona urugero rutuguyeho. Nafunzwe amaso n'urukundo tumacwana n'uwanjye umuryango, inama bangiraga ntabwo nigeze nzumva, bambwiraga ko batagushaka ngira ngo bari kwanga, yuko nibanira n'uwo nikundiye Oh my God. Welcome love. Karibu. Karibu sheri wanjye. Karibu sweetie. Oh my God. Uratwite sheri? Oh my God. Wow. Wow. Love. Uragarutse. Mana ya. Love, uragarutse. Sheri wanjye. Mana yanjye. Nari ngukumbuye kwa mana we. Nagutumyeho abasenga, ngutumaho abahanuzi, ngutumaho inshuti n'abavandimwe. Love, wari waragiye. Sheri, uyu ni umwana ntwitiye. My God. Mwana se ndabyara. Mvaho genda wicara hariya. Sheri, nukuri ndishimye pe. Sheri ni nyoko. Sheri ndishimye wallahi. Nukuri kandi ubyumve ko ndishimye pe. Nakubwiye ngo Sheri ugende ubyitaho mama. Ndi kurota cyangwa kanguka. Mana yanjye. Asoni. Love. Mana uri nyamaboko. Uwiteka Nyiringabo ndagushimye kandi naragusenze uranyumvisha. Love. Ushobora kubyumva ko ntari ngukumbuye. Ngo ntujye ubyara abana. Sheri sinjye wabivuze. Babiri. Akomana. Mana we ndagushimye data uri gitare cy'amahanga. Love. Ufite nakubwiye ntukore. Sheri none ntuhagarutse uje kundeba. Nakubwiye ngo Sheri ubyite nyoko. Ntongere kunyita. Nari ngukumbuye. Mama savuze iki? Mama ni iki? Mana. Suni nyokari. Mama yagiye mu ihudumu. Yagiye mu ihudumu ariko aranezerwa mana, ariko arabyina, ariko mama. Love. Mama aho aburi ubwenge naho uracyavuga ngo mama. Umugabo ushaje.
nimba ari n'inzozi tizirangire pe ngume nkubone nari ngukumbuye n'ukuri mbabyara mbagusigira njye ntabwo nzongera kubana nawe uri kunyumva pfa kuba nakubonye hafi imana wamuvugaye na nyoko mbabara wagira mfate ngo mu ni so biganza wamuhamagara please nkora mu biganza sheri mukunzi imana wamuhamagara ni so wanyu ninde sheri bishire ku mutima wumve ko nari ngukumbuye koko ukumbura nari ngukumbuye pe ese ngukumbuye cyane ndagushimye mana ko wampaye umugore mwiza ndagushimye ko umpaye n'amaji aya mahane yose waranyukaye kugira ngo uzane undi mugore niki kikugaruye kigaruye ndi ni nyoko cyangwa kigaruye so wumva uri ugasohoka ko wavuze ko usohoka ariko mani kambaye avuga umuryango ko nari yatuvuganye neza nk'abantu bakuru wiukinga sohoka ukinga uri hanze apana singukeneye kumenaje nakubwiye singukeneye umugore wanje indowa urukundo umuntu wa mu mutima wanje n'uyu umugore wa gatatu uyu niwe wa mbere nakubajije uyu wa mbere agarutse se byara uyu nguyu rero kurambaza uyu ni umbajije uyu nguyu ni umuntu mama yazanye yazanye yabyarire so yabyarire nyoko yabyarire nde uyu uyu ni mama wamuzanye ese wowe uronka mama wawe byose hamwe wowe sohoka icyambere sinari ngukeneye icya kabiri sinari nzi kuri n'ingari ndabimenya imana itabarigiye umugore wanje n'uyu inde mugore wawe afite ese wowe ucunga wanye nayo nkande wowe ucunga wanye nayo nkande wowe witonde nabi wanyu nkumvugisha wowe hanze tuza wambaye nkumvugisha wowe nta nkumvugisha inda yawe kurabona uyu muti ayiwe kuritana urabona usa nande mureke love uvuye uje mu rugo rwanjye iyi niyo ndaye munsaza mu nzu rwanjye iyi niyo ndaye inzu yanjye indaya ni wowe iyi niyo ndaye okay so indaya oite inda ihaye rijyamye hehe wowe hanze naguteye inda ari mama biteye naguteye inda ntagukunze ntagukeneye kubera ko igihe waryamye nanjye aho kusikia vizuri nta kintu kimwe ni mama amuzanye nayitoraguye je sinamukunze wanseze ndurimo uransezera wavuga ngo uragiye ayiwe garuco gikapu gisore hano ndurimo singukeneye abo batoraguye hanze bose nge ntabwo ndi marimo ninjye mugore wawe kuva uyu munsi kwezi ku munsi wa mwisho uri umugore wa mama ndi wawe njewe uwanje n'uyu njewe singukeneye ndagushaka wiki jewe nawe mumbwire ntukomeze gusirika umugabo wanjye gutya ntukomeze gusirika umugabo wanjye sindi umugabo wawe ntukoreho sindi umugabo wawe nawe umugabo wanjye umenye urwego barizwamo singukunda urugo rwavuga mbarizwamo ni urw'umugabo wanjye n'urwo rwanjye warusohoka musige mu rugo idusohoka uyu afite babiri dushwaranye nawe ko ntagukoreho sohoka we singukeneye sindi umugabo wawe nje singukunda ni mama ugukunda kandi nawe niyo nahenda nyoko nahenda ni mama amuzanye nyoko nahenda kugira bwose wanjeje nabo yifite nta rubanza mfite uwanje nguyu uwanje nguyu wowe ni mama ugukunda bambwira first of all umwana yavuze ashaka kurya ubugari mama zorera uyu je nzorera oya ntabirinde je nzorera ndashonje nta watetse ndagutekera se uri kipenzi changu cha roho mama sohoka ndahamagara polisi ntabwo ndi mama wawe shirwanye ni mama ugukunda je ndakwanga sinabikubwiye sinza nkubwira ko nkwanga hello abagore n'abakobwa gusa nibo bantu bireba guys waba wifuza gusa neza kuko nsa ushobora kumbaza mutoni official ibanga ni kwa Prince Fashion Hairstyle aho ni hehe ni Maji Mazuri afite salo yitwa
Eden Salon. Kumva nawe akantu ka Eden kaba kameze neza. Rero guys, ushaka gusa neza asukuza abantu bose, cyane cyane abafite ibirori bitandukanye, ariko bavuga ubukwe, ibirori bitandukanye, anniversaire, amapata atandukanye. Abakobwa mugomba kuza musa neza, nibyo byiza. Urashobora guhamagara ku nimero 011 331 55 8 331 ugasa neza umeze utanafite na boyfriend kubera ukuntu ubusa neza. Uwo munsi uzumutaha. Karibu rero muze babatse neza neza neza. Mwamikazi wanje